ikintu gikomeye kiri muri iyo ndirimbo twararirimbye ngo ni igihe gito umurabo gacyahwa umva mbabwire turayiririmba twara abantu bane twuzura umwuka kuko aho ngaho niho umugambi w'Imana wari ugiye gusohorera. Noneho baratubaza bati mwari muri mu biki? Noneho baradutumbira baratureba baratubwira ngo na sisi tuko watoto wa Bwana. Tukiva gukaraba tumaze kuva mu byumba ngo turambaye tuje kuganira nabo dusanga ameza yateguwe inshuti zanjye. Bibabwiye baravuga bati twumvise cyatumye baba bagiye kubakatira, reka tujye gutata. Umva baba polisi bari batuviramo abatasi. Tukimubwira aravuga ati oya tugiye kubabwira uko muraburana. Haleluya. Umva ukuntu Imana ikora. Ndagira ngo nkubwire iyi Imana yimanukiye nta cyayihagarika. Uwo musokereteri uwo mucamanza tugiye kuburana nawe imbere, uwo musokereteri nawe yarari muri cya cyumba cyatangiye kudusengera bakidufata, abaturegaga ntibamenye uko bigenze. Ntuhagarike umutima wawe. Umva nshuti yanjye nkunda, wihagarike umutima. Niba warizeye Yesu Kristo wihagarike umutima. Ibyo bagukangisha byigukura umutima. Ndagira ngo mbabwire nimureke tugere mu ijuru tukiri muri iyi si deja. Uko niko kwitegura umwami Yesu. Uyu munsi ni wizera Uwiteka akora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka akora igitangaza. Uyu munsi ni wizera Uwiteka akora igitangaza. Shuti bavandimwe mwebwe mwakurikiranye ubu buhamya nagiye mbaha uhera ku gice cya mbere ndetse n'icya kabiri. Muribuka ko igice cya kabiri nakirangije mbabwira ko twaririmbye indirimbo ya 47 mu ndirimbo z'agakiza. Noneho imbaraga z'Imana ziramanuka pe. Niyo mpamvu rero nasabye madamu wanjye kuko we ari n'umuririmbyi ngo amfashe tubaririmbire iyo ndirimbo, hanyuma mbone nkomeze mbabwira igice cya gatatu cy'ubuhamya. Imana uduhana umugisha. Amen. N'igihe giti intambara igashira, n'igihe gito umurabo ugacyahwa, noneho nkara mbika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mu ijuru ntihazageramo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mu ijuru ntihazageramo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzaba ntandukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhora witeka. Nziko mu ijuru
hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo umubabaro untwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose mu bagabo Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose mu bagore Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose mu bizera Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izahanagura amarira izavanaho umubabaro wose amen 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 haleluya Imana izavanaho umubabaro wose indirimbo twarayiririmbye kuri iki gitero cya mbere niho twaririmbye ngo ni igihe gito umuraba ugacyahwa umuraba twebwe icyo gihe tuyiririmba twakonsideraga ko umuraba ni ibibazo twari turimo ni intambara ni izo ngorane twari twagiyemo dufungiwe ubusa turi muri iyo gereza urimagina ko ari jyewe ari bene data nta muntu n'umwe wigeze afungwa twagiye twibona muri gereza turavuga tuti iri ni ishyano rituguyeho nibwo twaririmbye indirimbo mu mwuka wayiduhaye turayiririmba twibagirwa yuko turi no muri gereza nshuti yanjye haleluya amen 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 nuko ikintu gikomeye kiri muri iyo ndirimbo twararirimbye ngo ni igihe gito umuraba ugacyahwa iyo ndirimbo ya 47 irimo ibintu byinshi ni indirimbo twarayiririmbye muri icyo gicuku twari turimo dusenga ariko iyo ndirimbo iraza turayiririmba umva mbabwire turayiririmba twara abantu bane twuzura umwuka noneho tujya mu birere turatangira turabyina turahimbaza Imana noneho ndagira ngo mbabwire imbaraga z'Imana ziramanuka muri icyo gicuku ziramanuka abantu bamwe muri twebwe bavuga indimi abandi tujya hirya turabyina tujya mu birere ntitwibaze nta nubwo twongeye gutekereza ko turi muri gereza oya aho rero iyo mbese twageze muri iyo ntuza ni nk'aho twari yeyeze mbese ntabwo ari ibintu twikoreshaga ni umwuka urimo bidukoresha kuko aho ngaho niho umugambi w'Imana wari ugiye gusohorera usohore gute umva ikintu gikomeye cyane ngira ngo nkubwire babasirikare bagombaga kuturinda n'ab'Imana yari yohereje abari baje muri uwo mugoroba ngo baje kuturinda basimbura abandi bari bahari abo n'Imana yari yohereje nibo bagombaga kuzadusohora muri iyo gereza ariko ntago bari babizi ariko Imana yari ibizi noneho muri icyo gicuku turaririmba turabyina turahimbaza abantu mbese twuzura umwuka ndibuka hari mwene data twari hamwe avuga mu ndimi cyane mbese ahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi cyane noneho abantu umva Bibiliya tubwira ngo Paulo na Sila ngo barimo gusenga bararirimba cyane ngo inzugi zirafunguka ndagira ngo mbabwire icyo gihe twagiye twumva natwe twumva abandi banyuru bari gukubita inzugi bakingura bamwe barakanguka abandi baza kubayoberwa ibyabaye bamwe batangira kuvuza induru bahamagara polisi bati twatewe bantu bazanye n'abasazi bamwe ntago batinye kubivuga bamwe bakavuga ngo ware ni wa korofi sana ngo nabantu babi cyane ngo ntagara abantu bazima babantu koko urumva kubera ngo turi kubatesha umutwe bamwe bakangukiye hejuru ibibaye
noneho abapolisi n'abaho bari babandi baje kuturinda baza bucece nabo baza bavuga bati abo bantu ni bwoko ki ibi bintu ko bitigeze biba hano ni ibiki ariko baza batazi ibyo turimo noneho baraza bahageze baza gahoro bumva ko twe twakomeje kuririmba iyo ndirimbo ariko noneho bahageze bumva ibintu turi kuririmba bumva ibintu turi kuvuga n'ukuntu twari gusenga bakubita urugi na babandi bari inyuma y'urugi twari twafunze noneho dufunguye tubona polisi ngo amaboko hejuru abantu hirya no hino abandi banyururu bati mufate mujyana abo bantu be kutubuza amahoro abapolisi nabo baradufata ariko reka wumva ukuntu igitangaza gikomeye baradufata batujyana hirya bagaragaza ko barakaye cyane ariko noneho tugezeyo baratwicaza noneho baratubaza bati mwari muri mu biki barabapolisi babiri baje baratubwira bati mwari muri mu biki tuti twarimo turirimba ngo muririmba iki tuti indirimbo izihe ndirimbo tuti indirimbo z'Imana ngo muri bantu ki ndibuka ko njye wahise mvuga cyane ni tuko watoto wa Bwana tumeisha wokoka noneho baradutumbira baratureba baratubwira ngo na sisi tuko watoto wa Bwana ngo na sisi tumeisha wokoka turatangira noneho mbona bagiye hejuru basa n'abantu bagize baravuga bati ni muririmbe yo ndirimbo mwaririmbaga turayiririmba barishima baranezerwa baravuga ati natwe turabana b'Imana baravuga ati nimwicare baragenda bafunga inzugi zose abandi banyuru bahise bajya kuryama ntibamenye ibyo ari byo babandi nabo baravuga bati nimutubwire rero ko muri abantu b'Imana byageze gute reka tuzababwire tuti twari twaje gusura pasiteri tukivuga izina bati turamuzi ni pasiteri wacu bati turamuzi vuga ati none mwafatiwe yego turababwira tutarangiza kubabwira bati musigeho mwashize mugende mukuremo mugende mujya hariya mu madushe baduha amadushe tujya gukaraba mwibuke uyu munyururu wa wundi uyu wari urinze Paulo na Sila bamaze kumubwira ijambo ry'Imana amaze kwizera umwami Yesu biratubwira ngo arabazamura aragenda ngo atangira kubomora inguma haleluya atangira kubomora inguma ndagira ngo mbabwire natwe baratubwiye bati mujye gukaraba imibu yabariye turi kubibona mugende mujye gukaraba baduha amasabune baduha ibiki byose tuvuye gukaraba baduha amavuta turisiga haleluya Imana ishimwe cyane baravuga bati ni mukarabe tukiva gukaraba tumaze kuva mu byumba ngo turambaye tuje kuganira nabo dusanga ameza yateguwe inshuti zanjye ameza yateguwe ibiryo byuzuye ameza baratubwira bati muze turye dusangira n'abapolisi bari baturinze dusangira n'abapolisi mu izina rya Yesu umva igitangazo umva uko Imana ikora umva uko imbaraga z'Imana iyo zimanutse ndagira ngo mbabwire iyi imbaraga z'Imana zimanutse urafungurwa iyi imbaraga z'Imana zimanutse ujya komorwa inguma ukajya gukaraba ukajyanwa muri dushe iyi imbaraga z'Imana zimanutse ubona ibiryo inzira ari kwishe iyi imbaraga z'Imana zimanutse ubona amahoro mu mutima iyi imbaraga z'Imana zimanutse umunezero uragaruka iyi imbaraga z'Imana zimanutse igisubizo kiraboneka ndagira ngo mbabwire ngira igitangiriro ryo gutsinda kwacu haleluya Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro ndi kuvuga Imana yakoze ibyo ngibyo ndi kuvuga Imana yo mu ijuru Imana yaremye ijuru n'isi ikarema iboneka n'ibitaboneka Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iyo niyo ndi kuvuga Imana se umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo niyo ndi kuvuga yonyine gusa kuko niyo yakoze ibyo ngibyo Imana yacu ihabwa icyubahiro haleluya umva nkubwire muri icyo gitondo kuwa gatandatu baratubwira bati ndeko ibi bintu kugira ngo babafate babarenganya mwene aka kageni byagenze gute tubabwira ukuntu twagiye kuburana mbabwira ukuntu nashubije bibabwiye baravuga bati twumvise cyatumye bagiye kubakatira reka tujye gutata umva baba polisi bari batuviramo abatasi bajya gutata bajye kumva ngo icyo kuwa mbere uko bizagenda bagiye gutata ngo basanga neza byararangiye babishyize kuri gahunda ko bazadusomera tugakatirwa imyaka tukajya gufungwa umva neza cyane barangije baraza umva nkubwire baraza baratubwira bati muhumure shefu wa polisi w'aka gace w'iyi polisi y'ahangaha ni mwene data muri Kristo Yesu haleluya Imana ishimwe cyane ndagira ngo nkubwire ariko ndagira ngo nkubwire abana b'Imana turi bamwe muri Kristo Yesu abana b'Imana turi bamwe aho abana b'Imana bari hose ku isi yose abubaha Imana bakayizera
Petero niko yavuze ngo ndabibonye ngo burya Imana ntabwo irobanura ku butoni ngo abizera Imana bose ngo bakizera Yesu Kristo bakamwizera ngo bakamwakira ngo ntibarobanura ku butoni ngo nabo ibaha impano y'umwuka wera. Ngo nabo ibaha impano y'umwuka wera. Ndagira ngo nkubwire Imana ntirobanura ku butoni. Abo bene data ntabwo twavugaga ururimi rumwe, twavugaga ikinyarwanda bakavuga igiswahili n'icyongereza, ariko natwe babonye turi bene se, natwe tubona ari bene data muri Kristo. Turi umwe muri Kristo, duhuje icyita rusange. Hari mwene data nkunda cyane w'umupasitori, mwene data nkunda cyane yitwa Gihanuka Claude, wenda muvuga izina, niwe wigeze kutwigisha aratubwira ngo duhuje icyita rusange. Yes, umwe ashobora gukirizwa mu idini runaka, undi agakirizwa mu rindi runaka. Umwe ushobora kuba uri umuporoso nkaba ndi umupanekote, undi akaba ari umwadivantiste, undi akaba ari uwo mu rindi dini ntazi, mubatiste cyangwa ibiki. Yewe ushobora gukirizwa muri noro nkakirizwa muri sud, ushobora gukirizwa iburengerazuba undi agakirizwa iburasirazuba, ushobora gukirizwa muri centre, ushobora gukirizwa muri Amerika undi agakirizwa mu Bufaransa, ushobora gukirizwa muri Afrika undi agakirizwa mu Bushinwa. Ariko iyo muhuye, haleluya, musanga muri umwe, kuko ubuhamya ni bumwe, kuko ukorera muri mwebwe n'umwe, n'umwuka wera. Haleluya. Abaroma 8:14 harambwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Mwuka wa bene data dusanga twese tuyoborwa n'umwuka umwe. Imana ihabwe icyubahiro. Baragenda baratubwira bati shefu w'igipolisi ni mwene data muri Kristo. Bajya kumuhamagara baramubwira bati hari bene data hano bafashwe. Twababwiwe nuko baririmbye imbaraga z'Imana ziramanuka, twababwiwe nuko baririmbye bakuzura umwuka wera muri gereza, twababwiwe nuko baririmbye urusaku ruraboneka. Nuko uwo mupolisi araza ahageze uwo shefu wa polisi turamubwira, tukimubwira aravuga ati oya, tugiye kubabwira uko muraburana. Haleluya. Umva ukuntu Imana ikora. Tugiye kubabwira uko muraburana, ntabwo bazabakatira. Mwisobanuye nabi ariko noneho turahari. Imana igiye kudukoresha, Imana iratuzanye ngo tubabwire uko mugomba kuburana. Baratubwira bati ikintu cyambere tugiye kubabwira, mugiye kujurira muvuge ko mwisobanuye nabi mushaka kuburana. Yes. Baragenda batuzana urupapuro, turandika, turangije turababwira bandika mu giswahili cyiza cyane kuko ari ururimi rwabo. Barandika buzuza igipapuro, barangije turasinya, barohereza kuri uwo wa gatandatu. Umva noneho ikindi gitangaza Imana igiye gukora, ngiye kukubwira. Haleluya. Iyi Imana yimanukiye. Umva ndagira ngo nkubwire, Imana ijya gukiza Abisiraheli yabwiye Mose, iramubwira ngo haguruka, ngo ubwoko bwanjye bwantakiye, ngo umva amarira ya bwoko bwanjye yangezeho, ngo ndimanukiye. Ndagira ngo nkubwire, iyi Imana yimanukiye ntacyayihagarika. Kandi ndagira ngo nkubwire, iyo yimanukiye ntacyayikoma mu nkokora. Ntibishoboka. Iyi Imana ikinguye umuryango ntawe ushobora kuwukinga, ntibibaho. Kandi niyo yawukinze ntawe ushobora kuwukingura. Ni Imana ikinga ntihagire ukingura, ariko kandi ikaba Imana ikingura ntihagire ukinga. Ndagira ngo nkubwire, Imana yararangije kudukingurira umuryango. Iyatabaye Paulo na Sila na Petero muri gereza, niyo yadutabaye muri gereza nkuru ya Tanzaniya. Haleluya. Ndacyabivugana n'uyu munsi, nzabivuga izina rya Yesu. Niyo yatuvanyemo. Nuko batanga icyo gipapuro, kiragenda kigerayo. Umva nkubwire, kuwa mbere turi bujye kuburana. Yumva igitangaza gikomeye Imana yakoze. Wa mucamanza wari waduciriye urubanza yarangije kudukatira, yavuze ko tugomba gukatirwa. Imana yakoze ku buryo bavuga ngo ntabwo ari buboneke kuri uwo wa mbere. Ntabwo bishoboka, ntabwo muri ko icyamamuka byumva ngo ntabwo ari buboneke. Umva naho ni Imana yarangije kubikora. Baduha undi mucamanza, barahinduye umucamanza tutigeze tujya imbere ye. Barahindura, Imana irahindura. Ntabwo aribo bahinduye, Imana irategeka, barahindura. Ariko icyo si cyo cyonyine, wumva ikindi gikurikiyeho. Ndagira ngo nkubwire, tugiye kubona tubona umucamanza baduhaye. Uwo mucamanza baduhaye tugiye kuburana nawe imbere ye. Sokereteri we, ni ukuvuga umwanditsi wiwe, umusokereteri wo mucamanza uri bufate PV. Umudamu mwiza cyane wari uri aho ngaho. Umva ukuntu Imana ikora neza cyane.
yarari muri cya cyumba kirimo kudusengera kuko nawe yasenganaga na wa mupazeri twagiye gusura. Umva neza cyane. Uwo musokereteri uwo mucamanza tugiye kuburana nawe imbere, uwo musokereteri nawe yarari muri cya cyumba cyatangiye kudusengera bakidufata, na n'uwo munsi nyuma y'ibyumweru bibiri bakidusengera yararimo. We yaje abizi, akihagera ku kazi asanga bamaze kuvuga ngo uwo ushebuja, uwo mucamanza bakorana ngo niwe ugiye kutuburanisha. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Mana ngo uhaye icyubahiro, muzamuriye amaboko uwo gushimwa no guhimbazwa. Uwo mudamu akihagera yumvise ko ari uwo mucamanza bakorana ugiye kutuburanisha, aragenda aramwicaza atereka nkusobanurira iby'uru rubanza. Umva neza nkubwire, uko niko Yesu akora. Tutaza no kwirwa uvunika. Ibi ndabizi. Ati urabizi? Ati ni ubizi bimbwira. Ati ndabizi. Aba bantu bararenganye. Aba bantu nabacu bari baje kudusura ku rusengero rw'iwacu aho nsengera. Urumva ari nge washyigikira. Ati nibo bari baje kudusura kwa pasiteri wacu. Mucamanza tabo ndagira ngo nkubwire neza urubanza rwari rurangiriye aho ngaho. Uragira ngo nkubwire ikize? Uragira ngo nkubwire iki? Turagenda tuhageze, twakirwa na bene data babandi basengaga bose bari bahageze aho aho ngaho ku rukiko. Bava mu cyumba baza bavuga bafite neza amasezerano y'uko urubanza rwacu mbese ko turatsinda. Baje babizi, Imana yabibabwiye. Tuhageze dusanga barahari, baraturamutsa baraduhobera. Noneho n'abandi bose bari baraje bakavuga se bari abantu bari guhoberwa kuriya ni bantu ki? Baraduhobera, baraturamutsa. Hari n'abaturamutsaga bakuzura umwuka wera kuko Imana yarangije kubivuga babizi. Imana yavuze nta ufu. Nuko noneho ubwo ngubwo turagiye tukihagera bati muhumure, Imana yarangije guca urubanza. Turagenda baratubwira gusa, barambwira bati nugera noneho kubaza ngo munakubari makosa yenu, uvuge ngo tunakubare, kuko icyo ngicyo aricyo cyari cyatumye bajya kudufunga. Nkihagera barampamagara kuko ari njye wagomba kuvuga mu izina rya bagenzi banjye. Ndagenda umucamanza akimbaza ati munakubari makosa yenu, ndavuga nti tunakubari. Turayemera. Turangije noneho aravuga ati muri makeya ikibazo cyanyu ni iki? Ndagisobanura mu magambo make. Arangije mu minota mike cyane kuko yaranabizi ntigeze mvuna, ntigeze ndushya. Arangije aravuga ati mugende muraza gusomerwa saa 7. Icyo gihe byari nko mu masaha 4 n'igice. Ati saa 7 turabasomera urubanza. Umva mbabwire, umva icyo gitangaza Imana idukoreye. Sokereteri w'umucamanza n'umwana w'Imana, Imana yohereje. Yarari mu baduse. Umva nawe kugira ngo wagusengeraga abari buza no kuba sokereteri. Umva nawe icyo ki. Umva nawe. Umva ukuntu Imana ikora iyo yashatse gukemura ibibazo. Nta umenya uko bigenze. Abaturegaga ntibamenye uko bigenze. Abari bahagarariye immigration baje bose n'ingofero zabo n'ibikangisho byose. Bahagaze ngo baje kureba uko dutsindwa. Bahageze umva ndagira ngo nkubwire. Saa 7 baje bavuga bati nibarajya gufungwa naho twebwe abene data natwe ubwacu dufite isezerano twarangije kwikaruma. Kuko umwuka werangije kuvuga. Ijambo ry'Imana riravuga. Umva ijambo ry'Imana twasomye muri Yesaya ngo ntugatinye kandi nzabana nawe, nzagukomeza, nzagutabara. Muri byose nzagutabara. Ntugatinye, ntugahagarike umutima. Ndi Imana yawe, nzagukomeza kandi nzagutabara. Aho ngaho Imana yaratabaye. Imana yari imanukiye we. Ndagira ngo nkubwire nuko ubwo ngubwo saa 7 zigeze twarangije noneho ubwo nyine kuko ibintu byose byagize. Umucamanza arasa aravuga ngo batugezeho nyine arahamagara aravuga ngo aba bantu ingingo ya mbere barahohotewe muri iki gihugu, bamburwa ibyangombwa byabo n'abagizi ba nabi tutazi. Cya kabiri ngo ibyo rero kuba barahohotewe bakamburwa ibyangombwa ntabwo ari abantu bari guhungabanya umutekano, ahubwo n'abantu bahuye n'ingorane. Cya gatatu aravuga ngo ubwo rero urukiko rutegetse ko bahabwa impapuro zisimbura ibyangombwa byabo. Umva nawe ukuntu Imana ikora. Bahabwa impapuro zisimbura ibyangombwa byabo kandi noneho bagakomeza uruzinduko rwabo muri iki gihugu cya Tanzania mu gihe kingana n'ukwezi. Nuko ngo iminsi yabo twabatesheje turayibongereye, tubahaye ukwezi, kandi izo mpapuro zigomba kumara iyo minsi yose y'ukwezi ntawe ubasha kubahagarika muri iki gihugu. Ngo ubundi turabafunguye nibagende
basubire kwa pasiteri ubundi bakomeze iby'uruzinduko. Yewe we abakristo baraho bavugije impundu baravuga, bemwe bajya mu ndimi, abandi bashima Imana bazamura amaboko, abandi batangira gusenga, natwe aho turi turabyina turahoberana turishima tunezererwa Imana yo mu ijuru. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Turagenda impapuro barazitwandikira, turagenda. Ndagira ngo nkubwire abana b'Imana ni beza, aho tuva tukajya. Umva, niba utarakizwa nshuti yanjye ukizwe, nawe winjire mu muryango w'abana b'Imana. Abana b'Imana by'ukuri turi bamwe muri Kristo Yesu, duhuje icyita rusange, duhuje Yesu Kristo. Nubwo aho waba uri hose uri umwana w'Imana, iyo duhuye turamenyana kuko dukorerwamo n'umwuka umwe, mwuka wera w'Imana. Nuko turagenda dusanga noneho bateguye umunsi mukuru ukomeye cyane wo kutwakira. Turagenda baratwakira, dusanga bateranije amafaranga menshi cyane yo kuduha, kuko bari bazi ko amafaranga bayatwambuye. Barateranije amafaranga bagize gute? Umva, ndagira ngo mbabwire, noneho twajya mu ruzinduko rwacu, wa munezero badutesheje muri cya gitondo batwuriza imodoka. Turagenda noneho turyama muri kanape yo kwa pasiteri, turyama mu mafute yaho, turarya turanywa turaganira duhimbaza Imana. Tumara iminsi myinshi cyane turi mu ruzinduko tuguwe neza. Nuko turangije turongera dufata inzira turagenda. Ngubwo ubutumwa nashakaga kukubwira nshuti yanjye, ngubwo ubutumwa, ngubwo ubuhamya bukomeye cyane bw'ibyo Imana yadukoreye. Kandi ndagira ngo nkubwire, nawe ubwawe ushobora kuba uri mu kibazo runaka. Aho niho ngiye kurangiriza. Ndagira ngo ngukomeze, ushobora kuba uri mu kibazo wajyaga wibwira ngo kizarangira gute. Izera Imana yonyine gusa. Izera Imana mwene data mukundwa, izera Imana. Ushobora nawe kuba kuzumva ubu buhamya uri muri gereza. Izera Imana, Imana yatuvanyemo nawe izagukuramo. Hari n'abandi bene data nzi bagenda bashima Imana, hari n'uherutse kuduha ubuhamya nawe Imana yavanye muri gereza, imuvanamo kubw'imbaraga zayo. Yes, ndetse ngo ageze mu rugo asanga Imana yamwubakishiriza inzu ye yari ataruzuza. Uranyumvira ibyo bintu kandi ari muri gereza? Ndagira ngo nkubwire, Imana iri gukora imirimo. Ibyo Yesu yakoraga kera n'ubu ari kubikora. Ibyo yakoraga n'ubu ari kubikora, ntabwo ari amagambo, kuko ntabwo ahinduka. Ndagira ngo nkubwire, ikibazo icyo ari cyo cyose waba urimo, intambara izo zose waba uri kunyuramo, akaga kariko kose waba uri kunyuramo, umusozi ukuri imbere uko waba ureshya kose, Yesu abasha kuwumanura akawutengamaza, akawuhindura ikibaya. Ndagira ngo nkubwire, izere Yesu Kristo umwana w'Imana, byose biratungana. Izere Yesu. Umva, uriya warurinze ba Petero na Sila yarababaje ati, batware bene data ngire nte? Nta kindi bamubwiye. Baramubwiye bati, izere umwami Yesu Kristo urakizwa, kandi n'abawe bose barakizwa. Nawe uri kunkurikira, ndagira ngo nkubwire, niba ushaka ko Imana izajya yenterivona mu buzima bwawe, niba ushaka ko Imana ikubera Imana, ikajya igutabara, ikajya igukomeza, ikajya ibana nawe kugira ngo utazongera gutinya icyo ari cyo cyose, izere izina rya Yesu Kristo. Izere Yesu Kristo umwana w'Imana wavuye mu ijoro aje gushaka icyazimiye. Izere Yesu Kristo umwana w'Imana waje akajya ku musaraba mu mwanya wawe, akagupfira, akamena amaraso ye, kugira ngo uyizera wese ayo maraso amubere impongano y'ibyaha bye, ubundi yambare gukiranuka kwa Yesu Kristo, Imana imwandike mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngubwo ubutumwa bwiza, ngubwo ubutumwa bwiza, nta kindi nakubwira. Imana ikugirire neza nshuti yanjye, kandi Imana igufashe ubu buhamya bukubere intandaro yo kwakira umwami Yesu, kugira ngo nawe ubutaha azakuremera ubuhamya. Haleluya. Reka ngusengera Imana. Uwiteka Imana yo mu ijuru, nyir'ubutware n'ubushobozi, ndagushimye kuko mpaye umwanya mwiza wo gutanga ubu buhamya. Ndagushimye yuko mwami wanjye wemeye kuba ubuhamya bwumvwa n'abantu benshi, kugira ngo bubafashe ndabo bumve ko bagomba kukwizera no kuguhanga amaso, kuko iyo wafunguye umuryango ntawe ubasha kuwukinga, kandi niyo uwukinze ntawe uwufungura. Uri Imana itagira ikiyinanira. Urakoze cyane Mana, ababwumvise bose baha umugisha, kandi nabo baremera ubuhamya. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye. Amen. Amen.